none si umuntu nta mwana agira basi wo kumubana mu nzu, reba ukuntu ameze, reba basi nta n'akazi agira arikodeshereza, nta muryango agira, aba wenyine, ubwo uwo muntu akwiye gufashwa. Umuntu wacitse akaguru n'akaboko akwiye gufashwa. Ikigaragara n'umusaza arababaje pe kandi arakennye, akeneye ubufasha. Umuntu nta kaguru agira, nta kaboko agira kandi nta n'akazi agira, mbese mu bigaragara pe arababaje kandi ni n'umupangayi, nta n'akazi agira, kubona aho kwishyura kuyabona ni ikibazo, mbese no kubona ibyo kurya nabyo ni ikibazo. Mu bigaragara akeneye ubufasha pe kandi bwihutirwa, pe arababaje cyane, nta muntu agira atuma, mbese ntawumutekera, ahubwo njye nibaza n'ukuntu ateka n'ukuntu amesa njye bikanshanga, nta afite akaguru kamwe n'akaboko kamwe. Imbere Urwego TV nk'uko musanzwe mubimenyereye, noneho twerekeje mu ntara y'Iburengerazuba ahitwa muri Rubavu. Bagiye kureba umusaza wacitse akaguru n'akaboko bitewe na accident yakoze. Turakomeza tubabwira ibyo ari byo nituhagera. Stay in touch, uduhereze ibitekerezo, like, subscribe na comment, byose tuba tubikeneye kuko tuba dukeneye ibitekerezo byanyu. Mzee waramutse neza? Naramutse neza. Amazina yawe, utanya tubwira amazina yawe? Nitwa Benanunguka Agustin. Benanunguka Agustin. Tugusanze hano, wihangane niba tugusuye tugutunguye, ariko nyine twabonye ukomeze, turavuga ngo reka tuze tuganire nawe. Hari ikibazo? Nta kibazo kandi nawe nabyo ni byiza. Nagira ngo nyine utubwire, utuganirize uko byatangiye kugira ngo bemere gutya. Niko wavutse cyangwa se na accident? Ndagira ngo utubwire mbere utaramera gutya byagenze gute? Ntabwo ariko navutse. Byatewe n'imodoka yari yangonze. Ubwo imodoka yari imaze kungonga kuko nari ndi mu bitaro mu Ruhengeri. Mituweli yo mu Ruhengeri n'iya Gisenyi ntabwo byari birahuzwa. Noneho maze kwishyura amafaranga makeya, iyo bandori bangujije kwa muganga, bagiye kuyafata rukubira no gukuba kabiri, barayishyura bagiye kunsohora, umuzungu hari tora baruza kundihirira. Imodoka yakugonze uri mu bitaro n'ubundi se uravuze ngo? Yamaze kungonga banjyana mu bitaro mu Ruhengeri. Imodoka yakugongeye he? Kuri Buraseri. Yakugonze uri kuri Buraseri? Ndi kugenda n'amaguru kuko Gisenyi bari bananiwe. Ngeze mu Ruhengeri rero, ubu mugira neza tore nuko akomeza kundwanaho, abaruza kunyishyurira ibitaro. Numva ngo imodoka yari yakugongeye Igisenyi, ucika akaguru n'akaboko. Akaguru n'akaboko. Imodoka yari yagonze kano kaguru kano kaboko gasigaye, shoferi abira kijingi ngo agashyiramo. Noneho ngiye kuko ikigenza ngo wari wapfuye nta kintu numvaga. Ubwo banjyana mu Ruhengeri. Bangaje mu Ruhengeri rero no guhita ko no kumvura. Nuko uwo muzungu tore yabaruza kundihirira. Harimo makeya naho yo naje kuhariha. None se abantu bakugonze ntago ari bo bakurihiriye? Ntago ayo batanze yahwanye n'igikoma, bavuga ko ikibazo kizajyamo yuko idosiye vukarambira ngo idosiye azayishyira mu rukiko. Ageze mu rukiko ndiyayishyiraho. Noneho nanjye mbindukiramo aho ngaho kujya mureze kuri polisi, yanga kwitaba. Noneho polisi imbere zigipapuro ngijyana kuri brigade. Noneho nje kugeza kuri brigade, ndagenda njya kubonana na procureur. Procureur ageze haramo amutumizaho witwa Bucyana. Ati wowe igituma ubeshya ngo urubanza rurimo kandi rutarimo nukubera iki? None waba wararushyizemo gute? Abona ko ari amanyanga yakoze, nuko ahita aramusezerera. Amaze kumusezerera rero, noneho nyuma yaho ngaho mfata undi mufashe, noneho atuye hano ku Gisenyi witwa Nyimba. Agezeho yimukira i Kigali, namuhamagara ati si bigeze hehe?
ndafata inomero zanjye nuko bigenda gutyo. None akaba ari bwo ububabare mfite, ntacyo nashobora gukora. Ikintu nashaka mushoboye kundwanaho kamwe babye kuri farije, mwanzayidira, nta kagare mfite, nta n'inzu mfite. Nuko none se urambwiye ngo barakugonze bakujyana kwa muganga mu Ruhengeri, umuntu wakugonze nta kintu yigeze agufasha cyangwa se ntabwo inzego zamukurikiranye? inzego uyu nta kintu yagize kuko yari ari imodoka ya buraseri, kuko icyo gihe byagombaga kuba assurance. Ntabwo assurance ntabwo yakurihiriye nibura ngo bagire icyo bakumenyera? Batanze 1.5 miliyoni. Ayo yose ashira mu kwishyura amadeni bari bafashe bo kunyishyurira. Mituweli yo mu Ruhengeri na Gisenyi ntabwo barahuza umurongo. None se mbere yuko bakugonga ubundi wari ubayeho gute? Nyine ubuzima bwawe bwa mbere bwari bumeze gute? Ubuzima bwanjye bwa mbere ukuntu bwari bumeze, nari mfite umugore, noneho rero umugore wanjye aza kwitaba Imana igihe cyo mu guhunga. Ubwo rero yitabye Imana aza gupfa. Ubwo rero nanjye ngora iki, ndera ibirakana kuri akazi ko gukora utubuye ngagurisha kugira ngo ndebe ko nabona icyo kurya. Wakoraga amabuye hehe? Hano kuri Duwane. Aho nabonaga ikiraka, aho umuntu ambaye ikiraka nagendaga ngajya kuhakora. Uvuze ngo mbere nyine wari ubayeho ubuzima bwifashije bwishoboye, ntabwo wari umeze gutya. Noneho ubwo ho bigeze aho ngaho, abana bo nari mfite nabo rero ubona igihe cyo mu guhunga bari ku Kibuye, ikintu cyabishe baje kurwara baza kudiyara, ntabwo imiti yabonekaga. Nibwo ingotanyi zari zigeze kuri Muregeya, niho haruguru ku giti kinini minwari niyo yari hafite. Wari ufite abana bangahe? Wari ufite abana bangahe? Ndaho ngaho nari mfite abana 3, hapfuye 2. Ubwo haza gusigara umukobwa umwe, ubwo haza gushaka ndi hano muri Gisenyi, narabaye gucya ndiyavuga n'ibyibura ngo yaza kongeraho. Ubwo rero ngaba ndangije imyaka ndi gufata mu myaka 13. Meze gutya. Bonza bifasha rero muri leta kugira ngo banyubakire shwi. Naketse ryari ndi kubisaba simbona igisubizo. Ubwo n'amafaranga y'amateke rero akajya agenda nshirana kugira ngo mve nga hano kugenda, iyo ndafite amafaranga ndago nashobora kugenda. Tugusanze rero hano muri inzu yawe. None se ubundi se mbere wabaga hano wabanaga hano n'umugore cyangwa? Icyo gihe ndi ku Kibuye. Ngeze henza kuvayo, nari mwabona umuga mushiki wanjye ndangira umugore, amuntangiye turi mu nzu y'ingondeshanya ngo bita 5. Ngo bishe 5 tuza kubyarana umwana. Kakana kamaze kumenya kurya, ngoresha uko nashoboraga ngajyana mu ishuri. Nta gakobwa. Buno kari kwiga umwaka wa 3. Oya buno karajya mu wa 4. Nuko. Ubwo nyine yabaye imbaraga yarananiranye cyane. Kuko tuburanira mu kagari ntamutsinda, none murekerano twari turi mu nzu, nakamatora nararagaho, ndameza gari gahari n'udutebe. Ndavuga ati ko mfite umwana ndakibazo. Noneho nanjye ubwo mbita ko kana kamaze kumenya kurya ngajyana mu ishuri. Ubu ngubu hari gihe kajya kaza kundeba ubundi kakongera kagasanga nyina kakaba kari kumuna nyina. Wigeze kumbwira ngo umugore wawe yarapfuye? Washatse abagore 2 se cyangwa uwo nguwo nashatse nyuma? Ni mwabona ubumuga. Ufite ubumuga wari washatse umugore? Washatse umugore ryari niba ubyibuka? Muhe mwaka? Nuko ndazi gusoma kuko ako kana kari ngo mu myaka 13. Ariko wambwiye ngo ubumuga ko navuga 13 kari mu myaka ako gakobo kari ngo mu myaka 10. Washatse umugore muri buno bumuga? Arakwemera nta kibazo biza kurangira mutandukanye? Ubwo musiga miyo nzu y'ubukonde. Uko yarangubitaga.
umugore wawe yajyaga gukubita? tukaburanira mu kagari, tukaburana mu kagari mutsinda, no twabona no ku mudugudu nyine naramutsinze. Tugeze mu kagari ubwo mbicamo gukoramo ubuzima bwanjye no kumureka, kana kamaze kumenya kurya rengajyana kukigisha kigaga hara hepfo kuri Gacuba. Ubu se kageze mu wa kangahe? Umwana wawe ageze mu wa kangahe? ubu bari mu wa 3. Yamaje gutangira mu kiburamwaka. None se muze kuno kuntu bayeho nta muntu n'umwe mubana? Hari umuntu mubana hano se? Hari umuntu mubana hano? Huye hano nda muntu mbanamo nawe. Ino nzu bayemo nese iyi nzu ni yawe urakodesha bigenda gute? Nyine ndagira ngo mbwire muri make ubusubayeho gute burya gute? Iyi nzu ntabwo ari yanjye, hano ndakondesha. Ndi 7,000 ku kwezi. Iyi nzu icyumba na salo? Kino cyumba na salo. Ubwo kino cyari kirimo oya iki hano uriko kubafunze guno umuryango. Noneho umugabo aje nyir'urugo aho afite habaye hakeya kwenda kintu cyo gukoreramo, ubwo bahita ko baragifata bashyira umuryango bawuca hirya wo kwinjiramo uko batanyura hano gutya, urukureba nako hafunze. Nuko buriyo ngiye ngo ku muhanda mbonye ngo umuntu umubwira neza yambaye kambereza, niba mbaye nga 500 hari njyanga 250 andi 250 gagenda ngashyira ku ruhande. Nuko gutyo niko ndiho. Muri make amafaranga wishyura ino nzu ni nayo abagira neza baba baguhaye. Uze amba ushobora guha 250 ukayaryamo ukazanayishyuramo inzu, ntago ndiba neza ukuntu niba nabonye ngasengisa n'urugero ndi kuguha. Ubwo ngomba niba ndiyemo 300 200 ndayabika. Nuko natumba niba mbonye ng'igihumbi ubwo ngamye kusengisa nsazibika. Noneho rero ubwo ngishyura nyine inzu. Uze ntago ujya ubura amafaranga y'inzu? Nta n'ukugenda nta n'ugushakisha tugupfundikanya. Urukuba nawe ko uhageze hano nguko uhageze ugasanga uno mubyara ko ariko ngondorera hariya. Ubwo ntangiye mfite ngicyo umuhanda muhanya bari ntacyo haba hari ibyo kurya akambereza. Urya nyine ari ukuriya ujya kuriya mubyeyi aguhaye icyo kurya, cyangwa ujya urya no muri restaurant, cyangwa hari abandi bantu bajya baguha icyo kurya? Oya kurya muri restaurant ntabwo njyaga muri restaurant. Kuko iyo ndi kuri ndago nshobora kugenda. Bisaba kurya ndahandu negereye uburiri. Iyo umaze kurya ntabwo washobora kugenda. Nubwira ngo binguri hano bingeze arahijya kubarabara n'ikindi kibazo. Biragoye pe. Uyu mumama se ntago wenda buriya yakwinuba ngo ati umuntu nk'ibiryo buri munsi ntaki? Nuko bibaze bimwe byihanganiragamo. Umuturanyi mwiza pe. Ni kuri Mbere Urwego TV rero ikorera online kuri YouTube. Turi kumwe n'umusaza witwa Bendanunguka Augustin. Kugira ngo muri kumubona ni umusaza wagize accident acika akaguru n'akaboko, afite akaguru kamwe n'akaboko kamwe. Ukeneye kumufasha wamufasha nta kibazo, araza kuza kutubwira nimero. Mzee none se ni iki wasaba abantu badukurikiye, cyangwa se leta, cyangwa se abantu bakurikiye ikintu nabasaba? Ndumbiye ko umuryango wa Farije n'umwumvira ababyeyi baho ngaho bahakora bakabandwanaho, ngaba nobona n'akagare ari n'inzu narayibuze. Nuko naho kuryama akamatera nari mfite karashaje kabaye induza. Nuko ari ikibazo. Ubu se uryama he? Nje bose aho ndyama ni hariya, naho urunusha kurahagera urabubona uburere. Bese ikintu usaba ni akagare na matera gusa nta kindi? Mbonye n'inzu nabyo byambera byiza. Kuko nabuze ubushobozi bwo kujya mu ishyirahamwe ngari ryo kuri Duwane.
urumva abantu basaba miliyoni rero ndahandi ho nakura miliyoni. Ishyirahamwe mvuga ryo kuri duwani iryo nyine iryo shyirahamwe ryo kuri duwani rikora iki? Nibyo bamugaye, noneho rero bakavuga ngo mu migabane ho bagajeje, njyewe rero ntabwo nabona ayo mafaranga. Batanga ngahe? Bambwiye ngo basabaga miliyoni. Ubwo si utanze miliyoni uba wabonaho amafaranga ngahe ku kwezi nibura? Ibyo rero ntabwo namenya bitewe nuko ntabwo ngoramo, nuko numva bakoramo nyine babivuga. Abari kutureba baraza kugufasha buriya. Inzu ntayo. Icyo wasaba leta si kuko leta urumva ntabwo wayisaba matera ni ikintu nyine gikomeye wasaba leta. Icyo nasaba leta yandwanaho ku nzu, kuko nandikiye no ku karere impapuro ngaba nzifite, ubwo bakaba bambereza inzu ngaba nabona n'induza, ngabona mbese n'igare ndibonye nuko ngabona na matora, byashoboka bakaba bandwanaho n'icyo kurya. Muze none se mfite ikibazo cy'amatsiko nyine wihangane nyikubaze. Wambwiye ngo washatse umugore ufite ubumuga nyine uri umeze gutya. Muze biriya bintu byo ntago byapfuye byo ujye bishobora. Kariya kazi nyine umugabo n'umugore bakora ibyo birakunda nta kibazo. Ibyo se ibyo ngibyo nta kibazo, udasibye ko nyine nitwara ngomba kwitondeka, urareba ngigihe cya bino birwara ukunda uko bimeze. Kandi rero nanjye ndagomba njoboye kujya igihe cyongeze ndagwa cyo kujya gusimbuka. Uvuga ngo biriye ubu none se ntabwo ujya ushaka umuntu nibura ngo wisayidire? Ngo wisayidire wowe yakoga ko ndagomba kukajyamo. Ubu mbese ubayeho gutyo iyo ubikeneye se ubigenza ute kandi nta mugore? Kubaho ngaho gutyo gusa ndakundi. None se ufura gute nyine ntabwo ndi kubyumva. Ufura gute ufite akaboko kamwe n'akaguru kamwe? Ubu ni njye wabyimeseye ngo kuri kuyibona nawe hano ku kamba. Niwe wabyimeseye? None se umesa gute ufite akaboko kamwe? Dore kureba yino muri hano ntayifashe nishyira nkayira basene niri hariya giramo imyenda nangije ndavuguta nguyeho mbondera hariya ngo ko bengaga ibitoke. None se uvuguta gute kandi ufite akaboko kamwe? Nashyize kwa iriya ndebe ngajya ndahonda gucya, noneho ndangije ngira gucya ngo ngakamura gucya ngo urukwenga ibitoke n'akaboko kamwe. Ntabwo biba byoroshye. Kuko rero ntabwo mba mfite amafaranga yo kuvuga ngo ngiye gutereza umukozi. Bityo niko nabikoze. None se ubu ngubu ntabwo wagize izindi ndwara wenda nko kuba warwara kanseri bitewe n'iyo mpanuka? Bitewe n'izi mpanuka ubwo ntabwo udasibye ko rigeze nigeze kwikubita hasi hano harabyimba, ikabutura nambaye ihita kirapasuka, umuntu ndize igitenge njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga mbamo bayemo igihe bambereza ibindi uzorambiye ngo nawe uzaza wiyomora utatuma bomozaga yandahomora nuko hagenda harakira. Ubu harimo urudodo rumwe rwo muganga yaciye kuko yanze gukora hano uriya muzungu yakoze hano ho mu Ruhengeri. Ukunda nyine buriya ndozi ntabwo byoroshye, kandi nawe uri kureba ko hano n'aha ngaha hano ntabwo bihwanye. Ntabwo ari kuvuga ngo ni muvi n'akaboko nako nuko ntabwo bireshya. Ntabwo bireshya byo birumvikana. Ubundi hari igihe nabwo bijya bindya, hari igihe ngo turasa tuvaga ino twajya kumenekeye kongera gusubira iyi nyine mbese nyine nta gushira mu nduza mu banga nyine. Ujya uva amaraso muri ako kaboko? Oya ndukuvuga ngo amaraso gari kuva ino gari kuganiye. Bijya bikurya? No kumanza najya kugira ngo njye kuri bose binshobokera maza kubyenisha umubiri ni nguko nava hano ngajya ngahera ngo ngagaruka kugira ngo bize kujyayo. Ngabo ngo umugore ugiye kubyara. Neze kujya kuri wese hari ahantu bihuriye n'akaboko cyangwa n'akaguru? Nuri kurasa ko n'uruhande rumwe parariso.
uruhande rumwe ni pararize. nyine uru ntabwo rwakora kimwe nguko hano rwakora. Hano hari kano kaguru na kano kaboko. Muze none se ubu ufite imyaka ingahe? Imyaka ndi kugeza ngo mu myaka nga 67. Muze ufite imyaka 60 n'ukuntu mbona ushaje cyane. Ngo muri za 60 isumba. Ntabwo byibuka neza. Ashya. Keretse hari ngo hangiranga mu nda rukabarebera. Ndago nageze mu ishuri. Kandi bambwiye ko wakoraga gute se utarageze mu ishuri? Kandi ari akazi ko gukoresha imbaraga n'akamaboko. Akazi ko gukura amabuye. Ngamubuye yo gukura n'uruhabando bakazayubakisha. Ariko atarayanjye ari ngo umuntu wambaye ikiraka. Ubu se ubonye nk'ubufasha uba wumva nk'umuntu agoye nk'amafaranga agwaye nk'ubufasha uba wumva wakora iki? Business wakora wenda izajya guteza imbere ku buryo utazajya gusaba izo desa, ku buryo wahita nyine ugira ikintu ukora kizakiguha amafaranga ya buri munsi. Tujye ko amafaranga ya buri munsi ari amafaranga tubutse. Nacuruza ng'indoza, nacuruza ng'ibirayi ng'ibishyimbo, ibyo kurya. Wacuruza ibyo kurya? Naho ibyerekeye by'inzoga nyine ndago nashobora gupima. None se ko wambwiye ngo ntabwo yigeze ugera mu ishuri, wacuruza gute kandi utazi gusoma no kwandika? Njyewe n'icyandi kumwe n'umuntu akabingorera nakwicara ngo mva ngo ndebe nyikiza. Ubwo byasaba ko uba ufite umukozi? Ariko ngaba ndi nawe. Ukaba muri kumwe nyine ukajya umukontorora buri kanya? Ngaba ndi kumwe nawe. Amafaranga se yose kuyabara? Amafaranga uzi kuyabara? Amafaranga uzi kuyabara. Nese yabara gute kandi utazi gusoma muze? Ni umutwe. Nta muntu uherwa kubara amafaranga byo da. None si ngomba kuyamenya. None si niba ari 400 atuvuga ari 800 gashyiraho nandi 800 cyaba 1600. Amafaranga namenya kuyabara. Muze none si inzoga? Akayoga ujya ugashobora? Iby'inzoga byo rero nawe uko bireba ndago byo kibazo cy'inzoga ndago nagikurikira. Ushobora gusinda ugataha uri kugwa. Urabona n'imbaraga zo mfite ntago ari imbaraga zo kuvuga ngo nizo kujya kunywa nyine ngo natahana nijoro. Imbaraga zo mfite ni zo gutaha kare ntago ari zo gukora ijoro. Ndabyumva cyane. Ngo biyo mwayira shyira hamwe ibone nari nararibonye ubu nanjye mba ndwara ngigare. Naryo barisaba iki no kuba mfite ng'abakozi babiri. Uko kumbera ifi koko ndoshobora gufata kuri fire. Ndakafata itiriki ngo gafate n'ifire. Araba bishaka ko nabamfite ng'abakarani babiri, umwe wo gufata inyuma n'undi nawe kugenda mfatiyeho gucya. Birumvikana pe. Ariko naho nagiye nagendaga ngo by'abagenzi banjye bakajya bari kunyigisha nari maze kurimenya. None se uhagize nk'umuntu ukenera kugufasha yakubona gute? Yakubona kuko nta telefone ugira, hagize umuntu ukenera kugufasha yakubona gute? Ukunze yashobora ko ashoboye kugira ni kunomera telefone yanshaka ubwo akampamagara. Kandi bambwiye ko nta telefone ugira? Telefone ndayo mfite. Noneho kurwa ngo abantu babiri bakaba baguhereza ng'inomero. Iyo nomero wambamaga umwe tayifata undi nawe akayifata. Ngano nguyu mu Patrick.
cyangwa se uriya mugore hakurya ndoza mama Rusi. Ariko abahungu ba buno bikiraga bari kuyikubaganya, hari igihe bayijyana nawe urawo hakurya we bari kumwe nayo buri gihe. Bamubyeyi nakweretse. nta kibazo, reka tuganirize mama Patrick twumve niba umuntu yamunyuraho akeneye kugufasha. Ndiwe neza? Muzehe yambwiye ko witwa mama Patrick. banyita Gakuru Console. Gakuru Console aka mama Patrick. Yambwiye ko uri umuturanyi mwiza ujya umufasha ibintu byinshi, dore mu kanya naje nasanze uri kumukuburira. Muri make reka mbanze ngushimire. Icyo nashaka kukubaza ukuntu mubanye, igihe mwatangiriye kubana n'ukuntu mubona muri rusange. Muzehe tumaranye igihe, tumaranye hafi imyaka irenga 10. musanzwe muziranye? kwa kundi ubonga nkuko nyine wagenga muri uru rugo kagira igihe mukamenyana kwakomeza kugira uhagenda. Nawe bityo byagiye. Uburyo bushoboka kose. Icyo nashaka kubaza, urabona ni umuntu utishoboye, ni umuntu yambwiye ngo yanimeseye ariko ngewe ndi kumva ari kumbeshya. Nanjye namubajije vie nabona ko naramukiye hano, ariko igihe cyose twabana ndawe nigeze mumesera. Yihinaga muno mu nzu kwabigenzaga nibanga rye, niba akubitagaho kaguru kamwe nako kakavugota mbonaga bisoye ku mbago, wamufite nawe hanze ukamwandikira cyangwa akanabyiyanikira. Nibyo zina ryanjye. Yitwa Console cyangwa se mama Patrick, ni umuturanyi mwiza wa muzehe, kugira ngo murabibona. Ni iki rero wasabira muzehe, cyangwa se hagize nk'ubufasha akenera, nyine urabona akeneye iki muri make? Muzehe akeneye ubufasha bwinshi, ariko nyine ubundi njye n'amajana nabimubaza mvuga ati Sivie ko twamenyaniye kumbonaga ntaho no gusura, nta bana wigeze, nta mugore wigeze. Arambwira byose byabaye imputagihe. None se mu babare wahuye nabwo ntago bigeze bagufasha mwene mbwira naho utura? Ati aho natsimbukiye ari abantu bamfasha, nta kintu nigeze mpora kikumfasha. Nuko twibanira gutyo. Ni ubushobozi, iyo ubushobozi buhari byo kujya bihari turasangira, niyo bibuze abona ko ntabyo mwimwe. N'ubyo tubayeho. Yatubwiye ngo hagize umuntu ukenera kumufasha yanyuza ubutumwa kuri nimero yawe. Hari icyo bigutwaye? Ntacyo bintwaye. Nta kibazo bigiramo, twaze ko birakemuka neza, ko tumaranye isinga ujya kumara imyaka irenga 10. Wabwira abadukurikiye nimero yawe wenda n'amazina yanditseho kuri mobile money kugira ngo hagize niyo nomero yanjye. Nomero yanjye ni 078 48 79 757. Niyo nomero ya Mobile Money. Gakuru Console. Urakoze cyane kuganira natwe Console. Muzehe wakoze cyane rero kubana natwe. Niba ntacyo wenda ntago nakunigana ijambo, niba hari icyo ukeneye kubwira abadukurikiye wababwira mbere yuko dusoza. Ikintu nashobora kubona ababwira nani cyo kundwanaho gucyo, kandi nawe ngaba ngushimiye. Ariko rero nyine mukamwamba namwe nomero ya telefone nguko nyine ubu nawe nagira ngo ikintu akenera nyine nashobora kuzakuvugisha. Ndaza kwigwa nta kibazo.
wakoze cyane rero, ugira umunsi mwiza n'ibihe byiza, Imana ikurinde. nawe ugire ugundi kandi ugire n'ijoro ryiza.